Inshuti bakundwa ba Evangelisero Monde, tubanje kubasuhuza tubifurije umugisha w'Imana mwese abadahwema nyine gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangelisero Monde. Imana ibaho umugisha. Aka kanya rero tugeze i Buruseli kuri mu Bubiligi nyine aho tugiye gukurikirana igitaramo cy'umuhanzi Israel Mbonyi. Rero icyo twababwira cyo nuko tugeze aha nyine natwe twumiwe ndetse n'abaorganizateri batubwiye ko aribwo bwa mbere babonye bateguye igitaramo kitabirwa n'abantu bangana batya kuko imyanya bari bateganije yamaze kurenga kandi na concert itaratangira. Aduhuye na mwene data ndabona nawe ari umwe muri service ya Team Production, ndagira ngo tumubaze imva mutimaze uburyo ari kubona iki gitaramo kitabiriwe. Mwabanza mukatwibwira. Neza abakunzi ba Evangelisero Monde TV, nitwa Janvier Gakunzi hano muri Belgique, nkaba ndi muri protocole ya muri concert ya Israel Mbonyi. Nanjye icyo nababwira nuko ibintu biri hano nimboneka rimwe. Sale yuzuye rwose, abantu babyitabiriye ari benshi, bimeze neza. Ngira ngo muzajya mugenda mubibona uko muzajya mureba iyi chaîne babere uko bimeze. Ya ni ibintu byiza cyane. Janvier rero turagusuhuje, tuboneho n'umwanya nyine wo kugusuhuza kandi tuguhaye ikaze kuri ekara za Evangelisero Monde. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ese mutangira wenda gutekereza gutegura concert, mwatekereza kwisare mu by'ukuri izakubita ikuzura nkuko muri kubibona? Mu by'ukuri ntago twatekereza ko iyi sare yakuzura. Nkuko mubizi iyi concert yateguwe na Team Production. Muri make ntago bari bazi ko abantu bazuzura gutya, cyane cyane ko aribwo bwa mbere uyu Team Production umuyobozi wayo aribwo bwa mbere yakorana na Israel Mbonyi. Twumvaga rero yashaka indi sare nini, ariko tuza kubwirwa yuko yafashe iyi sare. Ntabwo twari tuzi ko bizagenda gutya. Iyo tubimenya mbere twari kumugira inama yo gufata indi sare nini irenze iyi. Nkuko muri bubibone kuba batuye Belgique cyangwa Bruxelles, hari sare yitwa iri muri Forêt, aho bita Forêt Nationale. Ni sare nini cyane. Ku bwanjye mbona ariho bakagombye kumushyira. Vraiment nuko bateguye concert mbere, ntibatubwira wenda ngo tubagira inama dukurikije ku buryo tuzi Mbonyi n'abafana be, ariko nyine nta kundi turihangana turajya muri iyi sare. Nta urabona ko deja abantu batangiye kubura imyanya. Deja muhurikije abahari ubu ngubu ni 2,500. Ibihumbi 2,500. Hafi aho rwose. Nkeka ko uriya wateguye iyi cyangwa se uri muri timu nyine yoroganije iyi concert, nawe yambwiye ko hari experience ya mbere agiye kugeraho gutegura ibitaramo bya gospel. Ubundi yari asanzwe ategura ibitaramo bya Sekira. Ofete nicyo cyane amugoye n'ubundi. Yari asanzwe ategura amakonseri asanzwe. Nabibutsa ko ariwe wateguye konseri ya Medi, ategura iya Deben, n'abandi ba star bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye nka za Cameroon na Togo. Ariko ku byerekeye gospel ni ubwa mbere. Nawe rero nta makuru ahagije yari afite, yateguye azi ko ari ibisanzwe, ariko ku munota wa nyuma aza kubona ko gospel iri ku rundi rwego. Tugenda turangiza kugira ngo dukomeze dukurikirane uko iyi concert ibuze kugenda. Iyo ubona nkawe uko byasa kose uri umukristo ndetse uri n'umucuranzi turakuzi, iyo ubona ibitaramo bya gospel bigeze ku rwego bishobora kwitabirwa gutya kurenza n'ibya Sekira, ese nicyo wavuga wenda kuri gospel abantu batitabiraga, abantu bumvaga ari ibintu abantu bumva ko wagira ngo banabisuzuguye, ariko abona ko ari ibintu vraiment isi igenda ibona ko gospel nayo igeze igihe kugira ngo ivuga ubutumwa rigere ku rwego nk'uru? Ugize neza kuri icyo kibazo. Abantu bafite bari bafite ya myumvire ya kera ivuga ko gospel ititabirwa cyangwa se nta bantu igira, ariko uko imyaka igenda yigira imbere urabona ko biri kugenda bisa naho bitungurana, kuko nk'abari mu Rwanda barabizi, Mbonyi niwe wujuje ihema rya Kigali imbere y'abandi, yuzuza arena imbere y'abandi, kandi bose yaje habasanga. N'iyi sare no mu Bubiligi tuvugana ubu nabyo bibaye amateka. Si ubwa mbere akoze amateka mu Bubiligi. Hari indi sare itajyaga yuzura, ariko yakiraga abantu nka 800, 600, ariko nayo yujuje mbere y'isaha y'uko concert itangiye. Rero nabwo bwa mbere tubonye abantu
gihari kandi konseri amasaha n'ayakunda kesa biri no mu bintu byatumye konseri ikererwa gatoya kuko babuze uko kubera gestion y'abantu abana babaye benshi biteye ubwoba yego barusha sare niko nabyita ya jambi cyo bavugaga na cya gospel ya nababwira ko kuri uyu munota tuvugana gospel irayoboye kandi irakomeye mu buryo tutatekereza cyangwa se umuntu wese atapfa kubyumvisha twari tuzi ko amafaranga aboneka mu ba sitari basanzwe bari indirimbo z'urukundo zisanzwe ariko n'izi ndirimbo zo guhimbaza Imana zageze ku rundi rwego yego ya jambi turagushimiye cyane reka dukomeze tukurikirane uko biri buze kugenda bigenda urabona nyine ko wa mugani ngo yanatinze gutangira kubera uburyo bwo kujera abantu uburyo ariko mu by'ukuri turashima Imana aho umurimo w'Imana ugeze muri gospel naho urabona ko rwose abantu barangije kumenya neza agaciro twifurije guhembuka rero urakoze cyane mu kazi kandi nakwizeye mu kazi nangerekanye mu kushinzwe ya nshuti rero mutwihanganire aho amajwi nyine atameze neza ni ukubera ubwinshi bw'abantu ariko kandi turaje tugenda nyine tubakurikirana buri kimwe cyose uko biri kugenda bigenda Imana ibahe umugisha shalom naho mu mwanya